twagezeyo mu ma saa sita y'ijoro, hagati ya saa sita na saa saba dusanga breakdown ziri gukurura ikimodoka ngo kibaveho, cyanze kubavaho. Saa munani, saa cyenda, saa kumi zose ziracomekeranya, arebye imodoka barakurura ikimodoka cyanga kubava hejuru, ahubwo kikongera kikabitsindagiraho. Namwe murabyumva ukuntu abantu babaye, namwe murabyumva, nasobanuye byinshi. Ngo twari twicaye aho ngaho ku muhanda, baravuga ati rero gahunda ukuntu zimeze, reka bukeho. Bwarakeye bigera saa 12, zirakomeza zirakurura biranga. Bigira inama y'uko bagiye gukurura ikimodoka haruguru, kuko cyari cyabateye ahantu hameze nk'agakingo, mbese cyabamiriye mu nda batari kuboneka neza. Imodoka barayikatakata, nubwo yari yashize bagenda bakura umwe. Ubwo mpaguruka mu rugo nari najyanye na big head uriya Ratete, ndamubwira ati big head igira hepfo gato urebe ko ari sheri urimo. Numvaga ntari kubyumva, nkumva arahumeka, abantu bakavuga se ugomba kwihangana nta kundi. Nari nagiye na big head n'umugabo w'umuturanyi witwa Vesa n'undi witwa Papa Trésor. Nkabwira Papa Trésor kuri kurira, ubwo sinzi ibintu bari bavuganye, bavuga ko ibintu byarangiye batari buramuke, nkabona bari kongorana. Nkavuga Papa Trésor ni ibiki murimo? Bakarira bagaceceka bakanyihorera. Nkavuga ati buriya umenya byakomeretse cyane, ariko ibyo gupfa byo ntabwo birimo. Gatete uko akomeza rero guhengereza aho mu kimodoka, azagaruka ari gutitira, arambwira ati mama ngo uzi ko ari papa? Nahise numva abantu mwe n'ababeshya, amaboko atenebutse, numva ndatenguwe, numva ndatitiye, numva mu mutwe ubwonko buguyemo, ariko ndikomeza ndahaguruka bamukuramo. Namwe murabyumva